niteguye kwandika indirimbo y'107 yitwa ngo menyesha ibya Yesu byose. Menyesha ibya Yesu byose maze ubinyandikemo, mbwira ibye by'ingenzi byose, nezezwa no kubyumva. Mbwira uko abamarayika baririmbye yavutse, gucyubahiro ku Mana, amahoro abe mu bisi. Mbwira n'ibyo mu butayu n'iminsi yahamaze, n'uburyo yageragejwe agatsinda ibishuko. Mbwira n'iby'imirimo ye, vuga uko yababajwe agahemurwa bamwanze, agahinyurwa nk'impabe. Mbwira iby'umusaraba we, uwo bamubambyeho. Mbwira n'aho bamuhambye, mbwira n'uko yazutse. Ni urukundo ruhebuje ntacyo narugeraho, dore ndababaye. Mbwira iby'urukundo rwancunguye. Menyesha ibya Yesu byose maze ubinyandikemo, mbwira ibye by'ingenzi byose, nezezwa no kubyumva. Fanny Crosby ku myaka 95 yaje kuva mu mubiri bamushyingura hitwa Mountain Grove Cemetery.